banyarwandakazi banyarwanda, nanone ni Michael Mupende. Ndakomereza iki kiganiro aho nagihagarikiye ubushize. Ikiganiro kigendanye n'umunsi wa National Prayer Breakfast ngo uhuriranye na Heroes Day. Ndagenda nsobanura neza impamvu Heroes Day itizihirizwa ku rwego rw'igihugu, n'impamvu Kagame ayirwanya akayivuga mu magambo ariko ntikorwe nk'uko ikwiriye kwizihizwa, n'impamvu yahinduriye tariki akayishyira hariya. Ibintu biri rubiriki, tukavuga n'amagambo menshi rero Kagame yasagurije hariya ahuzagurika kubera ubwoba bw'ibihe arimo. Nkomeje rero ntabatindiye, ndibutsa abanyarwanda mwese, abanteze amatwi mwese, yuko Kagame nta gishya yakoze muri ntambara yacu nk'uko bikunze kuvugwa, akaba nabyo bituma yirwa tukaba bariya bamubanjirije, ari nazo ntwari nyakuri aha tuvuga tunarwanaho, ndetse n'abandi bose bakiriho, kugira ngo dutunganye amateka yacu. Kagame yaje ibintu byose biri mu buryo, intambara iri mu progress ikomeza, bitandukanye nuko yirirwa avuga anyuze muri wa muzindaro Kabarebe, sinzi naho uri, ngira ngo nawe yarabujimije, dore ko kwa Kagame byose bya expiringa, wari expirinze nawe ngira ngo so, ariko yakoze akazi ke, yangije abanyarwanda. Imana izadufashe ntazagaruke. Ndabamenyesha rero mwese ko iriya ntambara yo gucyura abanyarwanda, iriya ntambara yo gutaha, intambara yari ikomeye cyane, ariko icyari gikomeye cyane muri iya ntambara ni ukwitekereza ubwacyo, nicyo nomero ya mbere. Hanyuma icyo gitekerezo namba ya kabiri ukagisakaza no kugicengeza mu bandi bose mugomba kugisangira. Mu buryo bw'umutekano n'ibanga, ibintu bikabanga ku buryo umwanzi cyangwa uwo bidafataho adakwiriye kwinjira mu mugambi wanyu ngo amenye ibyo mukora. Ingingo ya gatatu ni ugushobora kubona abantu babandura iki gikorwa, bakagira ubutwari bwo kwitanga bakagitangiza. Ubwo biba birangiye, impamvu yumvikana, yagaragaye, ubushake buhari, na ba nyir'ubwite biteguye ingaruka zabyo no gukomeza umugambi mutumbiriye intego. Aho kuri urwo rwego intambara iba yarangiye, ibindi byose no gukomeza kugendana n'ibihe uko bigenda bihindagurika. Ibyo rero nibyo Kagame yasanze twarakoze. Intambara twarayitangiye, cyari gikomeje kwari gutangiza iriya ntambara, kwari iriya kurenga iriya foundation no kuboneka ikintu gikomeye cyane, gutangira kwambuka kwacu, kwambuka kwa ziriya ntwari ziturangaje imbere, zituyoboye. It was prime, it was paramount. Kagame se yakoze iki? Kuza mu bintu ngo waje mu bantu urabaganizinga, yakavuze iki se?
iyo avuga ati nambukanye n'abandi, ubu twe nibyo turata, twarambutse, we triggered it off, iratangira, twari twarangije intambara, and it happened, it never stopped. Yaje mu bihari, iyo tutagenda se Kagame bari agiye kurwana iyo ntambara, because he had walked away, yari yirukanse, yari yaduhunzeho. Abanyarwanda mujye mubimenya, Kagame arakereminga ubutwari bw'ibyo abandi bakoze iteka ryose. That's who he is. Rero Kagame uwo muwoga, iyo avuga ko yaje akaba ari utangiza intambara, ngo twari twaratsinzwe burundu, abandi bose ngo barakoze ibintu by'ubucucu, ngo bitari mu bwenge, ngo bikabananira, ntabwo ari byo. N'ukuri ntabwo ibyo Kagame avuga, n'uriya muteruzi w'ibibindi, buriya mugaragu, Imana idufashe aho ari ntazongera no gutungura umutwe, azagumeyo aho Kagame yamushyize, dore ko bose expiring nkuko nabwiraga. So biriya it's outrightly wrong, gutuka abantu ugakereminga credit ibintu utakoze, unabizi n'abanyarwanda babizi. Iyi myaka yose uko ingana, bira no kwivuga ku mitumbi yabo Kagame yagambaniye, akaba ari byo byamugejeje kuri bare perezida budafite icyo buzamumarira, kuko izina n'ibikorwa bya Kagame bizahanagurikana n'ingoma ye nirondoka. Ntashaka rero ko ibintu bimuvangira byo kuzura kaboze, yemera ko izo ntwari za nyazo zakwibuka ku mugaragaro. Ibindi bigambo Kagame yavugiye hariya nabyo bigendanye n'ibyo navuze haruguru, biterwa n'amakoroye mabi, bigahora bituma ahorana ubwoba bw'uko bibakorera abandi, ko nawe yazahura n'ingaruka zabyo igihe icyo ari cyo cyose. Paul Kagame, abanyarwanda bose yakoranye nabo arabatinya, cyane cyane abavanye na Uganda bamuzi neza, akongera agatinya abaturanyi bose bo mu karere. Ubu noneho n'amahanga yajyaga mpfa gasoni kubera ko yamukoreshaga mu byo yishakiye, yamushyize ku ruhande, aramuvuga, aramwerekana, aramwamagana, kubera ko ari injiji mu byo akora. Amagambo yose rero Kagame yavuze hariya kuri uriya mukoro, kuri uriya muhango, kwari ugutera abanyarwanda ubwoba ngo batifatanya n'abandi barimo gushaka uko ibintu byahinduka mu Rwanda, aho Kagame ategetse abanyarwanda nk'abacakara. Arabuza abanyarwanda kumva ibyo babona, arabuza urubyiruko kureba no gutega amatwi ibikorwa mu karere, bamagana abanyagitugu. Kandi bari abanyagitugu bahariya ibyabo biroroheje, ibyo mu Rwanda muzi ko ariho abakobwa. Ntabwo ibyo bakora Tanzania byabyukize giyenizi, ibyo bakora muri Kenya bingana n'ibyo mu Rwanda rwa Kagame. Kagame atwara u Rwanda nk'aho ari igihugu kidateye nk'ibindi by'iyi si. Azi yuko ubwo yamaganwa n'amahanga akomeye cyane cyane, abanyarwanda nabo babikurikirana hafi, kandi azi yuko bashobora gukoresha aka gahenge bakaba bahirahira bashakisha nabo uko bahindura ibintu mu Rwanda. Niyo mpamvu yahagurutse buriya akajya kwamagana avugira hejuru, yambara ya ngofero yavugaga, kandi agatsinda. Arabuza abantu kumva ukuri kw'ibivugwa hanze, kuko mu Rwanda ibintu byose birafunze. Yafunze inzira zose z'itumanaho zo gusangiza abenegihugu amakuru, ariko aribeshya
ruriya runyobwa nta munyarwanda uzarutamira. Ibintu guhinduka mu Rwanda ni ngombwa kandi birashoboka. Kagame nawe arabizi. Kandi nacyo gihe rwose, igihe kirageze. Kagame rero azi ko isi yamurushye, isi imwamagana, kandi kubera ubwo bwoba azi ko abanyarwanda babona amakuru kuva hanze y'igihugu. Kandi akanya kariko kose ibintu byamubana ibikomeye. Ibyo rero arabibona bisa n'ibiza. Biriya rero yakangataga ngo arahindura tone, ngo arashyiraho indi ngofero, yihanangiriza ngo atazagira abumva iby'abandi nangwa abakopera iby'abandi. Ni ugukanga urubyiruko ruriho n'ubu turiho tubwira, turabibutsa gufominga up Gen Z Rwanda chapter. Nibo buriya Kagame arimo abwira, akanabwira n'abamwamagana bose, bamwe bamutunze bamuhatse, avuga ko biriya byavuga ngo arenda gupfa, benda kumwica, playing a victim. Ariko ahenshi arakanga urubyiruko ngo badakora nk'abana ba Tanzania cyangwa ba Kenya ndetse na Uganda, naho muzi ko hajya haba imyigaragambyo. Kagame ntabwo yahandoringa imyigaragambyo niyo yaba iminsi 3 nka biriya byo ubona mu Uganda n'ahandi. Kagame ni umuwoga. Abantu bashyizeho imyigaragambyo ifatika, Kagame yakwirukanka. Ni umunyabwoba, ni nabwo muzabimenya abanyarwanda. Rero arakanga urubyiruko, arakanga abasirikari bamaze kuruha ziriya ntambara zidashira, arakanga abasirikare ngo badatekereza kureba ibiri mwabo. Abasirikare b'igihugu bose atakigira, n'abamurinda bamuzengurutse atakigira n'umwe yizera. Nta n'umwe rukumbi Kagame yizera. Aragira ngo rero ubwo batakora nk'abandi bo hirya no hino ku mugabane wa Afurika, ibyo bakoze mu bihugu murabizi, abasirikare bajya bakora za leta mbi zirani popular muri Mali, Niger, za Senegal, za Guinea, Burkina Faso, za Madagascar na za Sudan, aho hose muzi byahabaye. Ibyo rero Kagame ntago azi ko nawe ibyo byahaba. Birero byo kuvuga ngo ntazagire ugerageza, bira birasekeje cyane. Umuntu kuba afite ubwoba ariko nawe agashaka gutera abandi ubwoba, kandi mu by'ukuri nawe atariho. Ntabwo mukwiriye gutamira urwo runyobwa. Bene biriya twarabibonye. Abanyagitugu bamaze gucengerwa, bamaze kumenya ko nta butoro bafite, isi yamaze kubakuraho ibiganza, bahuzagurika, bashaka kuvuga amagambo menshi icyarimwe bitagishobotse, bakangata, ari nako basa n'abashaka kongera kwiyegereza abaturage baba baramaze imyaka n'imyaniko bahemukira. Ariko ibintu nabwo ntibyaje kubahira na busa. Dore Kagame buriya avuga mu bwoba yuko niyo wamwica ngo ariko ntiwakwica ukwemera kwe, ngo ntiwakwica spirit ye, ngo u Rwanda ntirwahindurwa ikindi gihugu. Aha aratera ubwoba abanyarwanda kubera yuko amahanga yose akomeye ariho amutesha ku kibazo cya Kongo ndetse no ku gitugu cye mu Rwanda. Ngo ubwo rero atera abanyarwanda imbabazi ngo bumve yuko ari barimo kuzira, aribo yitangiye. Mbese ubu Kagame ni wabaye Yesu w'u Rwanda. Ni nka bimwe bya Yesu witangiye isi yose. Kagame niyo position yishyiramo, kandi ku rundi ruhande arerekana yuko ari igitsire.
kuko aravuga ko atahinduka. So, akomeza kwerekana yuko atiteguye kugira abatega amatwi bamugira inama kugira ngo akomeze akore biriya bikorwa bye. Biriya rero Kagame avuga neza neza ni nk'ibyo Gaddafi yavugaga bamugejejemo amajanja bariho bamukabakaba, ni nabyo Saddam yavuze mu minsi ye ya nyuma atari yasesera muri za ruhurura. Kuriya guhuzagurika kwa Kagame avuga iby'imiryango na sosiyete nyarwanda n'abashakanye, ntabwo ariwe Kagame tuzi, ntabwo ariko ateye, ni uguta umutwe. Biriya ngo ubwo ni politike yo gukonveka abanyarwanda ngo kumwitangira bakamurwanaho da, ngo ibintu biracitse, ngo arashaka unity y'abanyarwanda kuko ngo u Rwanda ngo isi iraruharanya. Barashaka we Kagame kandi n'abanyarwanda baragushaka utagira ngo. Ubundi izi nyigisho z'umuryango Kagame zitangiye ryari ko tutigeze tumwumva zivuga mu kanwa ke? Biriya no guhuzagurika rero no gushoberwa, kuko Kagame n'ubutegetsi bw'igitugu bwe buri ku kizami, ari kuri test. Banyarwandakazi, banyarwanda, mwishyigikira ingoma y'igitugu, mwitega amatwi ingoma y'ubukandamizi. Buri wese uzirikana niyamagane iyo ngoma mbi. U Rwanda rukeneye demokarasi, ntabwo rukeneye igitugu. Dore mbibukije bikurikirana n'icyo bise umunsi wo kwibuka intwari zacu. Turashaka demokarasi, niyo twarwaniye, ntabwo dushaka igihugu cy'umuntu umwe. Ari izo ntwari zose tuvuga, ari twese abarwanya iriya ntambara. Intambara yatwaye benshi kandi ku mpande zombi, kugera no kuri karundura y'itsembabwoko n'itsembatsemba. Izo ntwari zose twe turazibuka kandi mu kuri n'urukundo. Natwe twese twitangiye abanyarwanda bya nyakuri. Icyo nzi, icyo nibuka, icyo n'ubu nkizirikana, n'ubu ngikora, twarwaniraga demokarasi n'ubumwe n'amahoro by'abanyarwanda. Nta byigeze bigerwaho, nta byigeze byegerwa. Ntabwo rero twarwaniraga ingoma y'igitugu n'ubucakara bushingiye ku muntu umwe rukumbi rutoki Kagame. Kandi ibibazo bya Kagame na Kongo n'ubujura bwa Kongo, banyarwandakazi, banyarwanda, bye gukomeza kubarangaza cyane. Nimufakasinge ku kibazo cy'u Rwanda rwanyu. Intambara ya Kongo ni imwe muri za tekinike zigamije kubajijisha ngo muteshuke kubibareba, kubibakorerwa, kubibakorerwa, kubibabangamiye muri iyi myaka yose 30 n'imyaniko. Nanone banyarwanda, mwigira ubwoba, mwitinya, mwiceceka, kuko impinduka igihugu cyanyu gikeneye zizaturuka muri mwe. U Rwanda ni urwa mwese, ntabwo ari urw'umuntu umwe gusa n'umuryango we Paul Kagame. Mwese abari banteze amatwi cyangwa barateze iki kiganiro amatwi, mbaye mbashimiye kandi murabeho.